amahoro y'Imana inshuti bakundwa bavandimwe bakurikiye Impano y'Ubuzima TV, twongeye kubasuhuza muri amahoro. Abari hirya no hino muri Afrika, hirya no hino ku isi yose, turabasuhuje mugira amahoro, Imana y'umujuru w'umugisha. Turi kumwe rero n'umutumirwa ahangaha ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Nyuma y'ijambo ry'Imana aradusobanurira igitabo yanditse kisobanura neza kiguha kwinjira mu ijambo neza nyirizina ry'Imana. Cyo gitabo nicye cyitwa ngo tugende nk'abatubanjirije. Abatubanjirije ni bande? Mbese yashakaga kuvuga iki? Reka atwibwire. Murakoze cyane. Murakoze ku Impano y'Ubuzima TV. Amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Manuel. Ndi umukristo mu itorero Christian Family Church International ntera Kimisagara. Ayo niyo mazina yanjye rwego rusengero nsengeramo. Nkuko rero mukozi Imana yifuje kugira ngo umaze kubona igitabo nzasobanure uburyo byanje no kugira ngo nyandike. Ariko mbere byose ngo twumve ijambo ry'Imana, turareba aho gatoya muri Mariko igice cya 8:36 na 37. Haravuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi n'iyaka ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Aha umwami Yesu yarashatse kuvuga ko niyo wagira ubutunzi ukagira ibya mirenge ariko nta bugingo uzabona, ntacyo byakumarira. Ndetse asobanura neza ko mbere ya byose twakabanje gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ubundi Imana ikazaduha ubugingo kandi bwo twaba batunzi b'ukuri. Ku by'iki gitabo rero njya gutekereza kucyandika, nagiye ndeba ibintu byinshi bibera mu murimo w'Imana hano hanze, kuko ngira ngo ninjiye mu murimo nabanje kujya mu itorero Protestant mu itorero rya ADPR, nyuma ariko nza kuvamo njya mu byitwa Christian Family Church International. Iki gitabo rero niho nacyanditse maze kuva muri ADP. Bakibereka neza bakita tugende nk'abatubanjirije, kugira ngo twitwa ngo dukora umurimo w'Imana nta bugingo twazabona, nta kintu byatumarira. Ariko nitugenda nk'abatubanjirije nibwo tuzabasha kubona ubugingo. Kirimo rero ingingo nyinshi zitandukanye. Ngira ngo iki gitabo kirimo ingingo ndavuga ngo ubwami bw'abantu bwananiwe kuyobora. Ni bamwe na bamwe, ntabwo navuga ngo ni abami bose. Cya kabiri, ingingo ya kabiri avuga ngo nta murongo n'umwe wa Bibiliya ubemerera ubusinzi. Icya gatatu, ingingo ya gatatu iravuga ngo abungeri babi bo mu minsi y'imperuka. Ingingo ya kane iravuga ngo gira ubutunzi buzaguhesha ubugingo. Ingingo ya gatanu iravuga ngo abahanuzi bo mu minsi y'imperuka binjiwe n'ubuyobe bukomeye. Ingingo ya gatandatu iravuga ngo mukoresha amaboko yanyu mureke kwibisha Bibiliya. Ingingo ya karindwi iravuga ngo kuba mu buzima bunezeza Imana. Ingingo y'umunani iravuga ngo iyo menya ko ari uko bizamera nari kwitwararika. Ingingo ya 9 iravuga ngo muzaniye umuvumo n'abakozi bo mu rugo. Ingingo ya 10 iravuga ngo twiteguye gutaha ijuru tukaribamo. Ingingo ya 11 iravuga ngo batubereye urugero rwiza. Ingingo ya 12 iravuga ngo iby'Imana izakorera abazarokoka iyi si. Ingingo ya 13 iravuga ngo amateraniro n'itegeko ry'Imana. Zose zikaba zikubiye muri iki gitabo. Ugize amahirwe yo kukibona usobanukirwa ibyo bintu byose uko biri. Mukozi w'Imana nicyo cyanteye kwa nta na hamwe yabona muri Bibiliya. None se ababa basoma kamwe cyangwa se baba basinda babikomora he, bigenda bite? Wadusobanurira. Ndabanza nkosoreho gatoya. Nta nshingano y'ubupasiteri ndahabwa, ariko ni umuvugabutumwa kandi nzakomeza kubikora
kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. ngira ngo turagira amasomo amwe twifashisha kugira ngo turebe icyo Bibiliya ivuga. Reka turebe amasomo abantu bitwaza, kuko muri iyi minsi abantu benshi barundukiye mu businzi n'abakozi b'Imana, hari n'abapasiteri tuba twumva kuko bazinywa, ariko ibyo ntidukwiye kubirebaho. Reka ayo masomo tuyarebe, turageza twihute kugira ngo bitworohere. Turebe mu Rwanda rwa Timoteyo 5:23 ari ryo somo benshi bakunda kwitwaza. Ngira ngo urafata dusomere bumva iryo somo abantu bitwaza rivuga ngo iki. Urwa mbere rwa Timoteyo ibice 5:23. Timoteyo wabukomeza, ariko umwanya uri kuhashaka ngira ngo iri somo ntawe utarizi. Naho Pawulo yabwiye Timoteyo guhera uyu munsi areke kunywa amazi gusa kubera yuko arwaragura, ngo ahubwo anywe vino ye kubera uburwayi yari afite. Ahandi reka banza hagere Timoteyo wa mbere ibice 5:23. 5:23 haragira ati, uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwaragura. Murakoze cyane. Reka twongere tureba ahandi mu kubara ibice 28:7 n'aha dusomere. Ibice 28. Ibice 28. Ibice 28 umurongo. Ituro ry'ibyo kunywa uturana n'umwana w'intama umwe rijya riba igice cya 4 cyahini aba ahantu hera, abe ariho ubyarira ituro ry'ibisindisha utura Uwiteka. Turindi somo abantu bitwaza kubera ko babonyemo ngo igituro ry'ibisindisha uzaribyara imbere uzajya rimena ku icyo gicana imbere y'Uwiteka. Bumvise ko noneho nta kibazo cyaba kirimo kibabemereye kwinywera. Reka turebe Gutegeka kwa 2:14. Urabona undi murongo bitwaza, turebe ese koko nyuma tuze kumva inama Imana yagiye igira abantu. Gutegeka kwa 2:14 24 kugeza 27 haravuga ngo ahari umurongo 24 ahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo, kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije kuhashyira izina ryayo hakubaye kuri. Nibimera bityo uzabigura ifeza uzihambire uzijyane ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije, uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka, ubisangire n'abo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane, kandi ubisangire n'umurewi wanyu, ntukamurangarane kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Uyu murongo nawo bakunze kwitwaza cyane kubera ko wavuzemo ibisindisha, bavuga bati niba Uwiteka arategetse ko iryo turo bagomba kuritura mu nzu yayo, kubera iki tutakwinywera? Ngiye gusoreza ku masomo bitwaza, ni menshi muzabonamo, uzasoma iki gitabo azabonamo. Mu Bakolosayi 2:16 niho ngiye gusoreza ko amasomo bitwaza, turebe niba yira koko itwemera ko tugomba kunywa inzoga.
reka nze tuharebe Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 16 uravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo kurya cyangwa ibyo munywa cyangwa kuby'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Iyo umanutse ukagera ku 20 na 23 uravuga ngo nuko rero nta mwarapfuye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze amategeko y'imihango nk'abo mu kirabisi ngo ntugafateho ntugasogongereho gira nk'abicisha bugufi bigomwe iby'umubiri nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Iyo ugeze aha naho usanga bareje muri ngo ntihakagire n'ubaca urubanza rwo gukoraho n'uwagenda ukore ku bisindisha bitemewe ukoreho, ariko ijambo ry'Imana se birabitwemerera. None tugiye kureba amasomo 2 gusa, ingingo tuveho uko umwanya ari mutoya. Turebe mu Balewi igice cya 10. Reka marebe namfashe gato marebe igitabo cy'Abalewi. Nadabu na Abihu bene Aroni benda icyotero cyabo bashyiraho umuriro, bashyiramo imibavu bayesheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye. Uwo atabategetse imbere y'Uwiteka ava umuriro urabatwika bapfira imbere y'Uwiteka. Ni ukuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ahangaha se iki cyaha Bibiliya ntayigaragaje ko icyaha bakoze cyaba ari ubusinzi, ariko tugiye kureba ku murongo wa 8 nibidusobanura neza kugira ngo tumenye ko ari ubusinzi koko. Murongo wa 8 bavuga ngo Titiri yavuze ngo abatambyi babuza kunywa ibisindisha bagikora umurimo. Uwiteka abwira Aroni ati ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe uko muzajya mwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Iryo ribabera itegeko bidakuka mu bihe byanyu byose, mubone uko mutandukanye ibyera n'ibitari ibyera n'ibihumanya n'ibidahumanya, mukigisha Abisirayeli amategeko yose Uwiteka yababwiye Abisirayeli mu kanwa ka Mose. Nuko ayo magambo avuga. Iyi ni inama yagiriwe abatambyi kugira ngo bareke ibisindisha, kugira ngo babone uko bakora umurimo kandi bawukore nk'uko Uwiteka ashaka. Sawa masomo gusa tuzabonamo n'andi. Hari abantu b'Imana ba mbere kandi Bibiliya ivuga bari abakiranutsi baje gukora icyaha cy'ubusinzi, bakora amahano adakwiriye. Dufata urugero nka Loti, muzabisangamo. Loti yasambanyije abakobwa be kandi abasambanya ari ukubera ubusinzi. Muzabonamo na Nowa nawe yanyoye inzoga arasinda. Hano mu itangizo cya 2021 nawe yambaye ubusa kubera ubusinzi. Mu gice cya 19 cy'itangiriro 31 kugeza 36 niho Loti yasambanyije abakobwa be bitewe n'ubusinzi. Iyo ukomeje ukagenda ugasoma muri Yesaya 5:11, Yesaya 5:21, aho hose Imana yagiye ivuga ko itemera ubusinzi. Wagera ku muhanuzi Yoweri igice cya 1 murongo wa 1 kugeza Yoweri igice cya 1 cya Yoweri, Imana yavuze yuko buri munsi ku murongo wa 5 abantu baciwe ku nzoga kugira ngo bayikorere banezerewe. Nta hantu rero Bibiliya yabanje gutanga Imana yatanze freedom abantu barisanzura, ariko muri iyi minsi ntabwo bikwiye ngo tumuzwa kandi dukora umurimo w'Imana ngo tujye imbere ku gatuti tubwira abantu ibyo Imana ikora kandi natwe turi abasinzi. Ndagira ngo nongere kubaze, ibyo ni byiza koko biragaragara ko tweretse umurongo mwiza wa Bibiliya itwereka ko aho bakura ku nzoga, akatwereka n'ibyo bakoresha kugira ngo bakunde babone uko bamakamo. Ese ko hari benshi bakora ibyaha kandi batanga izo nzoga, byo babiterwa n'iki?
ijambo ry'Imana rivuga neza ryeruye mu magambo Pawulo yavuze ko iminsi y'imperuka azaba ubuyobe bukomeye. Ni ukuvuga ukora icyaha atanyoye ari muri bwa buyobe bukomeye Pawulo yavuze. Ariko mu bamenye Imana ntibyari bikwiye kugira ngo ubwo rero tugereho kandi twaramenye Imana twaweje kuva guhumuka, kuko mu Yobu 28:28 havuze hereye ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, ko kuva mu byaha ko kujijuka. Ntabwo twagakoze ibyaha kandi twaramaze kujijuka. None se intego y'iki gitabo harya watubwiye ko reka dusome hano ko wanditse mu ishakiro turebe intego y'iki gitabo icyo itubwira cyangwa se icyo havuga. Hari ingingo wagiye udusomera ngewe numva ndatsinzwe. Urugero numvise nsinzwe ntaragisoma neza ariko buranza gisoma. Hano haravuga ngo nta murongo n'umwe wa Bibiliya ubemerera kunywa inzoga cyangwa se kugira gute gukora ibyaha. Niko handitse. Ariko se muri Bibiliya hari aho dusomeye tubona imirongo bitwaza. Kubera iki bayitwaje? Ni ukubera imbaraga za Satani cyangwa se nuko bafashe iyo mirongo nabi? Navuga ngo ni ukuyifata nabi, kwisobanukirwa nabi. Kuko nk'ubu hari igitabo cya kabiri nacyo namaze kucyandika kivuga ngo harimo ingingo ivuga ngo abanditsi n'abahinduzi ba Bibiliya barayivangiye bikomeye. Muri iyo mirongo nasomye harimo iriho utumenyetso tw'uko yongeyemo n'abandi bantu, kuko uzasubije cya kabiri kwandika nawe azabibonamo uburyo abantu bagiye bandika Bibiliya ariko nyuma bagashyiramo indi mirongo itandukanye bakayishyiramo, ariko intego ya Satani yo kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Urakoze. Babikoze ari kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Hano pastor hari ikindi kintu nako evangeliste, hari ikindi kintu nabonye hano kizaguteranya n'abapastori benshi hano wanditseho hano kuri 3 ngo abungeri babi mu minsi y'imperuka. Bo mu minsi y'imperuka abungeri babi n'abungeri iki? Ni bantu ki washakaga kuvuga iki? Iyi ngingo naje niteguye kuyimbazaho kuko nawe kuvuga ngo pasiteri ntabwo yari buri kuyimbazaho. Ariko iyo utari usoma ubona ko mu itangazamakuru sinzi impamvu n'uyu munyamakuru yawe yubura atabara gufata ibintu y'abagiye barwanira ku ruhimbi, abagenda bakora ibitanezeza Imana, abagenda batuma abantu b'Imana bagenda banamuka bitewe n'ibyo babona bakora. Abandi kumva imbuto wera zihabanye no kuba ari abashumba. Byatumye rero barabona ntaho nahura nabo ngo mbahugure. Ariko uzabona icyo gitabo azagisome kandi kizamugira umumaro. Byayibabaje uri umushumba uyobora ntuzabona ubugingo, nyamara uyobora bakazabubona. Ariko ari isomo rimwe, kuko Paul yandikiye Filimoni, uzabona muri icyo gitabo yaramubwiye ngo mwene data ndagushimira ko hari uyabera imitima. Yarashatse kuvuga ko niba tuza mu nzu y'Imana dufite intimba birakwiye ngo dutaye intimba zashize. Ntabwo rero naza kugusoroma imbuto nawe urindi bo. Ariko aho yuko mu gasoma Paulo yavuze amagambo akomeye mu rwa kabiri rw'Abakorinto, horeka masome yaravuze ngo abo tubona ibidasanzwe ku bantu nk'abo ntitugacika intege cyangwa ducogore. Reka twumve ibice 11 umurongo ahera ku murongo wa 13 haravuga ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira n'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagahubwo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ibyo ntabwo ari igitangaza rero kuba twababona tukabona batwerera imbuto zidakwiriye,
ntabwo ari igitangaza rero tugomba kubana nabo, bazaza tuzabana mu masengero zitandukanye, kandi nk'uko Paul avuze ngo bagabura n'ijambo ry'Imana kuko kwiyoberanya n'ubusitani yarigeze marayika w'umucyo, bazanatwigisha ariko nituraba ku mbuto zabo. Muri Tito Paul yaravuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Niyo mpamvu nanditse ku bungeri, navuze abungeri ariko urumva n'abashumba nashatse kwivugiraho bitewe n'ibyo nabonaga umwuka w'Imana bishyiramo, numva ngomba kubyandikaho kugira ngo bisobanuke. Okay, murakoze cyane rero abakurikiye Impano y'Ubuzima TV, abari hirya no hino muri Amerika, mu Bwongereza, i Burayi, muri Afurika, abadiaspora mwese murumva neza ko uyu mugabo afite ubwenge, akwiriye gushyigikirwa kugira ngo iki gitabo cye kigende kigere kure, kigere ku bantu benshi. Ariko hari akantu kamwe nshaka kumubazaho ku ngingo hano ya 6. Yaranditse ngo mukoreshe amaboko yanyu mureke kwibisha Bibiliya. Ese evangeliste abashakaga kuvuga iki? Gukoresha amaboko yabo bakareka kwibisha Bibiliya. Ko Bibiliya itubwira ngo buri muntu atungwe n'umurimo akora, hano ukaba uri kuvuga ngo bareke kwibisha Bibiliya, washakaga kuvuga iki? Sobanura abakumva. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Urugero muri Matayo 5, reka ndebe muri Matayo igice cya 10 mpere ku murongo wa 5. Hano misiyo dufite ni ivugabutumwa. Iyi misiyo y'abigishwa igihe cyabo cyarangira barapfa bavaho, hakurikirwaho n'abandi nabo barapfa bavaho. Ubu twe turi gukora muri iki gihe ivugabutumwa, ariko tugendera ku mahame yasize atanzwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Hano haravuga ngo, ariko ndakambakure kuyisomere, haravuga ngo ni Matayo igice cya 10 umurongo wa 5 ndageza ku murongo abo 12. Yesu abatuma bategeka ati, ntimuzajye mu bapagane cyangwa mu mudugudu w'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Nuko njya kwandika kuri iyi ngingo, nabonye ivugabutumwa ryabaye business, bituma buri wese akajya mu ivugabutumwa ari ukugira ngo yishakire indamu. Iyo usoma icyo gitabo, hari nabo nagiye nganira nabo bakavuga ko Imana yabujije gukora, ariko nyuma nza kugira ikibazo ndibaza, ese Imana yabuze umuntu gukora? Niba yarafashe Adamu yamaze kumurema ikamushyira mu ngobyi ya Edeni, ikamubwira ngo ibi biti wemerewe kubiryaho byose, ariko ikagira igiti mubuza, ariko iri itegeko ngo uzakorera ibi biti, ntibizaze ngo birengerweho n'ikigunda, uzajya ubikorera. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 0782 40 69 60. 0782 40 69 60. Ubwo abari hanze y'igihugu ni ukubanza akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 250. Email yanjye yo ni ukwandika mu nyuguti ntoya Sengiyumva ugashyiraho 739@gmail.com. Iyo aho hose unyarikiye nabibona, kandi niteguye kukibasendingira. Ukinyandikira munyereza icyo gitabo nzamita nkigusendingira, kandi nzanguye igitabo na kava yacyo. Nujyana ubushobozi uzakisohorere ugenda ugira, ariko n'uwashaka igikoze nacyo yampamagara, namubwira uburyo yakibona nkamuha igikoze, kuko turabona ko gikoze kandi rwose kirakeye kandi kizabungure,
kandi ndifuza ko mwazabona ubugingo. Imana amahoro ibane natwe twese.